ngo nibo bariho kwihagarara Amen. abe n'isi yose ukwangira ukaguma kwizima ukaguma kurya Hallelujah. wemere kuja kubata Yesu arababwira ngo umwana nawe abata kugira ngo niwatuye habaho ububata Yesu yavuze ku bubata bice 11 n'umurongo wa 24 muri Luka aravuga ngo iyo icyaha kivuye mu muntu numva kandi karakomeye kandi yakavuze wabitinzeho cyane aravuga ngo iyo dayimoni ivuye mu muntu bizigenda izerera ahatari amazi yani amazi avuga samazi ayangaya y'uruzi n'amaraso y'umuntu bizigenda ize kuko imyuka yifuza amaraso yacu yifuza umutima w'umuntu kubera ko amapepa adafata inka nuko inka ntizitekereza ariko iyo umuntu akoze icyaha dayimoni zishisha dayimoni yifuza ko mu maraso y'umuntu no ngo dayimoni zigenda izerera hatari amazi gushaka uburuhukiro ngo yamara kubura ngo ikavuga ngo henganje mu nzu yanje ya mbere ngo yashika agasanga ngo iteguye imeze neza ngo akavuga ngo ninjiramo icyari cyatumye mvamo kizotuma nsubira kuvamo ngo reka nje gushaka ngo abandi barindwi bandushaho experience inararibonye ryo kuba ngo bakinjira bakaba mara 8 ngo imibereho yiwe ya nyuma ngo ikaba mibi cyane kuruta iya mbere aho kandi Yesu abavuze amakuru akomeye niba kujya yavuze muri Petero wa 2:2 ku murongo wa 20 aravuga ngo niba kumenya Yesu kumwami n'umukiza zarabateye guhunga ibibi byono maze bagasubira bakazizingitiranirizaho ngo bikabanesha ngo ibyanyuma byabo biba bibi kuruta ibya mbere umugani w'ukuri wasohoyeho ngo imbwa yasubiye ku bibisi ngo kandi ingurube yuhagiwe yasubiye kwigaragura mu byobo ngo icyajaga kubabera cyiza ngo iyo batarabura gukiranuka ngo nibamara bakureke baramaze kukureka hari n'ihatari yo kugera ikirenge muri iyi nzira wamara ugasubirayo bene abo bantu satani ukunze izibareba nk'imfungwa yagize agatima ko gucika umupirizo ufite umutima wo gutoroka abarinzi bazavuga ati uyu niwe uzodukobereza uyu niwe uzotuzanira karambara nimurinde cyane aho kugira ngo bavuge ko yacitse muzomubike ko yapfuye nibwo iboha umuntu kamuboha byitwa kumuboha umuntu wabwirije ubutumwa bwiza akabwiriza ibyaha noneho akoroshye kaza bakoroshe doze yo koroshe umuzi ko kayoga gasa n'agafite isoko bari kuzinywera ku meza niko numvise amakuru bakanywaho bakaririmba ndavuga ukuri hejuru y'inzoka umugabo umwe bita dusharambira ijambo reka nzuge n'icyo arambira umugabo wiriya iwarungu nagiye kumusura ndi mwivuga butumwa muri serpa ya zawaru ahantu bita Kashanje arambwira ngo hano yigeze kugera dayimoni mu rugo rwanje kazambwiye ataha neza dayimoni iraharara ndayigaburira niraza mu kizu cyari hariya mbiramubwira ngo yitwa Elizabeth Malikia wa Anga ngo yaje gushaka abagabo bagusha nibyo muri dayimoni ndiyo Almoza ngo se niki kitwereka kuri yamwambwa ngo wewe ndusha ngo polepole na maombi yako utaingia mbinguni ngo ariko ngo duruzu nguyu atungundi mu mvuto ngo huyu hata ingia ngo kuko zanuka inzoga aramweza ngo se inzoga ngo mbinguni inchi safi ngo igico kwe cyose nk'inzoga ntikizogera hanyuma ndushaza kumbira kandi ugateye ubwoba ngo hashize iminsi arota wa wundi dayimoni yavuze ko atazoje kubera inzoga ngo baragiye kwimba inoro igikuta kirabakundukira avuka karaja kubabwira ndi mugasubire kuja kwimba inoro narose imunda yabakundukira ngo bagira umwaka wose batasha ngo buke
banywa inzoga bibagirwa ya mahoro bama bagenda ngo bashike bahabimba igikuta kirabakundukira za nzoga zihazimuka buhanuzi bwa dayimoni buruzi noneho kutamenya amakuru y'ikintu bantu bazagira ngo none kiroroshe inzoga zigira gukomera kungana n'ubusambanyi mu kugumya umutima iyo umuntu yazifashe yazikozeho neza mu migani rekuba ibice 31 cyangwa 30 haravuga ngo ewe Lemuweli inama Lemuweli yagiriwe na nyina aramubwira ngo ntibikwiriye abami cyangwa ibikomangoma ngo kunywa inzoga ngo kugira ngo badasinda bakibagirwa amategeko bagacama imanza nabi aravuga ngo urwo rushungadusha ngo muze muruheza umuntu uri hafi yo gupfa ngo amwe namara yibagirwa intimbazi inzoga ntizikwiriye umuntu ufite ibyiringiro n'umuntu wihebye wabuze uko agira agapfa kusa n'uziyahuje ngo atora agatotsi ariko abantu bafite ibyiringiro zo kuzobona Yesu niki gituma bashaka ibibibagiza umwuka wera wenyine yobahuzenza kuzogeza Yesu agarutse bataragira stress haleluya tukanasogongere ngo wumve ukwizimera kuko ayo mafoto yofa wakandi kose tuzadukorera mu isi gafite picha hafati n'umunsi w'icyaha ufite ishusho yafashwe aya mashusho niyo azayoherezwa ku Mana bagaheza amabwiriza abamarayika ngo muzirinde uyu naho nashika hano agifite aya mafoto ntakije nta cyakozwe na kimwe cyakorewe mu isi kibagirana keretse icyo umuntu yatuye akanakireka icyo gikorwa ubu kubatwa no kwiga ubwiza kuna amategeko 10 avuga ngo ntuki usibye no kwiba ngo ntukifure ariko ukuri